Ibaze umukobwa ukaba utazi guteka ibiraha n'ukuntu mubikunda, byaba bibabaje. Hanyuma niba ushaka kumenya uko wakora ibiraha biryoshye bisa neza kandi wikoreye mu rugo aho kurya ibyo ku muhanda, ngwino nkwereke ukuntu wabyikorera. Turafata ibirayi tubikate mu dushe duto, tubibize mu mazi makeya twashyizemo n'umunyu. Hanyuma ushatse umunyu ushyira mu nyuma, ntago ari ngombwa kubanzamo. Ku ruhande ugakata igitunguru, poiro, seleri ndetse na tungurusumu. Urakaranga tungurusumu na poiro mu tuvuta duke nk'uko nabigenje. Ibirayi nibishya nta mazi arimo, ugashyiramo bya bindi twakase byose, waniza ukabinomba. Ku ruhande kwa ko njye nkunda urusenda, nashyizemo urusenda rw'akabanga gusa, wakoresha n'urusenda rusanzwe nta kibazo. Gukora agakore, twafasha agafu k'agafarini gakeya dushyiramo utuzi duke turavanga. Hanyuma tugenda dufata za mapuro naberetse ukuntu bazikora, ugenda uzinga nka gutyo. Ushatse wazinga ku rundi ruhande rwo hejuru, gusa njye hano napfuye kubizinga n'ubundi byose biba birababyo. Hanyuma ukagenda ufata twa tuntu wazinze, ukagenda ushyiramo ibirayi. Ubwo urakoresha n'inyama hano nizo washyiramo, urakoresha amashaza, urakoresha umuceri, umva nyine ubwoko bwose bw'isambusa bubaho. Nzagenda mbubereka ubundi. Ugashyiraho kagakore, hanyuma ukazifunga neza nyine nka gutyo nagiye mbikora. Urabona ko isambusa zacu ziri kugenda zisa neza, z'ibirayi, ibiraha pe, bino byo ku muhanda, ariko bino biba birenze. Hanyuma ugafata amavuta ukayashyira ku muriro muke, ukagenda ubikarangamo ukoresha umuriro muke. Hanyuma hano byahiye, nahinduye ku rundi ruhande, birasa neza, biraryoshye. Niba utarakora follow, uyikore, like, share, dukomeze twigane guteka. Mugire ibihe byiza.